Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa kuri telefoni, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, na B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ninde uratambuka mbere? Murabizi iyo turi kugenda mu muhanda tugendera mu ruhande rw'iburyo, abaza badusanga bagendera ibumoso. None aga fresh kari iburyo kari mu mutuku, akaza kagusanga kari mu mukara. Wowe ubujijwe gutambuka mbere, haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora, nagukoreye video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha kurikira. Biba bibujijwe hehe? A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kunyura kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ku makamyo birabujijwe. Ibinyabiziga wemerewe kunyuraho ni iby'ibiziga bibiri, harimo nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, za velomoteri n'amagare, byo wemerewe kuba wabinyuraho, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga byose. Hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, ari hafi y'ikiraro hari umuhanda ufunganye, hafi y'aho abanyamaguru banyura. Murabizi gutwara iruhande mu nzira z'impande z'abanyamaguru biba bibujijwe, ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu
gihugu. Murabizi uyu munsi ibizamini byongeye bitangira gukorwa mu karere kose waba ushaka gukoreramo mu gihugu hose, ibizamini biri gukorwa. Twandike cyangwa uduhamagare utubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ni kuri 0789351626. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa kuri telefoni, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuhe muvuduko? Ariko iyo nta mategeko awugabanya: A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Noneho ku mavatiri hasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndanga mbere na ndanga nyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo: A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 90, D metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo bajya bakibaza bafashe bino bipimo babishyize muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugore, ikintu baba bakoze no guhindura ingero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Kuvuga ngo metero 1 na santimetero 90 ni kimwe no kuvuga ngo santimetero 190. Hano ndizera ko waramutamo C. Niba ramuka wanabihinduye ndizera ko urahita ubikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Ibyo bibaho se? Bibaho byabaho ryari? Agiye kigenda hamanuka, begiye gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, se igihe gifite feri y'urugendo. De ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese ni ryari ikinyabiziga kiba gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona nk'igihe cy'impanuka, ikinyabiziga cyakoze impanuka hakaza ikindi kimodoka kikaza kugikurura. Uretse kuba kiri kugendesha amapine, icyo kiri gukururwa, moteri ntibiri kwaka na vitesse ntiziba ziri gukora. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyanditsemo amagambo avuga ngo stop. Ni indimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze ute? A guhagarara aho abanyeshuri bambukira, B hagarara kanya gato, C ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, D gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Hagarara akanya gato. Kino cyapa kenshi ukibona nk'iyo ugiye kwinjira mu sangano ry'umuhanda, umuhanda muto uri gusukira mu muhanda munini, bikaba ngombwa kubona kino cyapa cyanditsemo stop kugira ngo uhagarare akanya gato mbere yuko winjira muri uwo muhanda munini, kubera ko ugiye gusangamo ibinyabiziga. Rero ukagenda ukabanza wahagarara akanya gato ukinjiramo gake kajya udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho uko yaba yikoreye kose, ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo yo ni ya yindi birimo igatuma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahacuramye. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza, bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo utugarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tuba tugomba kuba dusa dute? A. Umweru. B. Umuhondo. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Umuhondo. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo, uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru, naho turi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza, nibaramuka bikubajije uzahita ubikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga abantu bose bari gukoresha umuhanda. Bibona gute? Ababona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije. B. Ibumoso babona iby'ibara ryera. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, na B ibumoso babona iby'ibara ryera, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, naho ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo
cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku kindi kinyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Bishatse kuvuga iki? Uri kugenda mu muhanda utwaye kino kinyabiziga gifite uburemere burenga toni 3.5 cyangwa se ibiro 3500, nicyo kinyabiziga gifite uburebure burenga metero 10, birumvikana ni rukururana. Uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo ikinyabiziga nikiguhitaho kigiye kukudepasa kikabona hari ikindi gisa kiza gishobore kuyigobeka kidateje impanuka mu muhanda. Ariko bari kutubwira ngo uwo mwanya uba wawureka mu bihe bikurikira. Uwo mwanya uba wawureka ryari? Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Bege ibigenda mu muhanda ari byinshi se mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Bishatse kuvuga iki? Utwaye rukururana mu muhanda ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo nagutepasa akabona hari ikindi kinyabiziga cyaje ayigobeke adateje impanuka. Ariko umwanya uba wawureka mu gihe bigenda mu muhanda ari byinshi. Mu muhanda ari kugenderamo ibinyabiziga byinshi hari nka ambutiyaje, uwo mwanya uba wawureka. No mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe cyangwa n'ubundi ugeze ahantu kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya uba wawureka kubera ko impamvu usiga nuko uba uri kugira ngo ibinyabiziga biraza kuguhitaho bibashe kuyigobeka bidateje impanuka. Ariko niba ugeze ahantu kunyuranaho bibujijwe n'ubundi nta kinyabiziga giteganya kukunyuraho, uwo mwanya uba wawureka. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwo kuri telefoni, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda nta kintu kikubereye imbogamizi. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Inkomane ni ahantu hahuriye imihanda. Kino cyapa kiba gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Atangiza ku binyabiziga binini, begabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru. Se ikavuga ngo iki? Se tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo tangiza ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se. Tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uha inzira ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda munini ugiye kwinjiramo. Niyo mpamvu duhisemo se. Tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gusoma kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugiye, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze
kigaragaza inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A. Guhagararwamo umwanya muto gusa. B. Guhagararwamo umwanya munini gusa. C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo twamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Kino gice cy'umuhanda bari kutubwira kiri hakujya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda kugaragaza inkombe mpimbano zawo, kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini kubera ko ni parikingi. Uri kubona uriya murongo uri ruhande ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda w'umuhanda ugarukiye, mbona ko iriya parikingi ibifatanye na kiriya gice kura murongo. Hariya rero uba waparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto n'umunini. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishe bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A. Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri biba bishobora gusimbura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Muzabibona nk'iyo bari gukora umuhanda iriya mirongo yarasibamye kugira ngo abayobozi b'inyabiziga baze kumenya ibice bari buze kugenderamo, hari igihe bashyiraho iriya mitemeri isa n'icunga rishije. Rero iriya mitemeri ibishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndizera ko ramustamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda, ari byo mwita ibinyoteri. Agiye gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Beye gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C. Mu gihe igikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo keretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Amatara ndangacyerekezo cyangwa ari byo mwita ibinyoteri ubikoresha mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Niba ugiye gukatira iburyo cyane ikinyoteri cy'iburyo bamenye ko ugiye gukatira iburyo. Niba ugiye gukatira ibumoso bigenze gutyo. Niba ugiye gufata feri bigenze gutyo kugira ngo bamenye icyo ugiye gukora. Ndizera ko waramustamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. A. Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. C. Baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntacyo bibangamiraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Gutinda gutanga ibimenyetso ku bandi bakoresha umuhanda. Waba ugiye gukatira ibumoso ugatinda kwerekana ko ugiye gukatira ibumoso. Waba ugiye gukatira iburyo ugatinda kubyerekana. Waba ugiye gufata feri ugatinda kubyerekana. Biba byaguteza ibyago,
birimo n'ibyo kubura ubuzima. Ibaze gutinda kwerekana ko ugiye gufata feri, umuyobozi w'ikinyabiziga akaza yihuta azi ko utagiye gufata feri agahita aturuka inyuma akaba yakugonga. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo uba ubamenyesheje mu gihe waba watinze kubabwira hakiri kare. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Aho imihanda ihurira. B, inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Mwa bino bisubizo bine baduhaye hari ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda, ntaho. Niyo mpamvu duhisemo D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, uravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine ukavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, uzasubiza ngo ni ifungana ry'umuhanda urekeraho. Ndizera ko waramutse D, ndizera ko nibaramuka bakigwajije mu kizamini wakora mu kanya noneho bashyizemo ngo ifungana ry'umuhanda urahita ugikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe, uretse ryari? A, agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gukatira ibumoso. C, guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uriya murongo urombeje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba ushobora kurenga mu gihe ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga ugiye kudepasa, cyangwa se ugiye gukatira ibumoso, cyangwa ugiye guhindura, cyangwa ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanze ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 cyera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? A, inzira y'abanyamaguru. B, agahanda k'amagare. C, A na B byose ni ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Kino gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, nta modoka yacamo. Igice cy'inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvanga umuhanda. Kigarukira ku 20 yera icagaguye ariko gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zicemo, nta modoka yacamo. Kari agahanda k'amagare mubona ko nta modoka yakwirwamo. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa ni igice cy'umuhanda, uzamenye ko n'ubundi kigomba kunyurwamo n'ibinyabiziga, ariko kubera ko imodoka zitacamo aba ari agahanda k'amagare. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo
ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. aba agomba gukora iki? A, gushaka umuherekeza. B, gukurura ikinyabiziga cye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Bakivuga ikinyabiziga were kujya uhita ugira ngo ni imodoka. Oya, birashoboka ko ushobora no kujya muri supermarket mwayano masoko yani Kigali, mugenda mugahama ibintu ukagira bishyira mu kantu k'akanyabiziga gasunikwa. Rero mu gihe ubishyizemo bigatuma utareba imbere neza, bikaba byagukingiriza, ujya imbere ukagakurura. Niyo mpamvu duhisemo B, gukurura ikinyabiziga cye. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ibi igomba kuba iri he? A, mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, naye mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko habanyurwamo mu cyerekezo kimwe. B, ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, iyo ni inyamaswa. Noneho ahegera bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Icyo ni ikinyabiziga. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ubwo baguhitamo sivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera kugiye ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 089351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.